Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane bwoko bw'Imana abakristo abera abatagatifu abakiranutsi muri hirya no hino ku isi ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Bwoko bw'Imana basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase n'ubundi turi kuri wa murongo wa Irera TV1 duhuriraho twungurana byinshi cyane go nk'abazajya mu bwami bw'Imana cyangwa twese duhuje papa ariwe data wa twese uri mu ijuru, ariwe Mana, ariwe ndiho, ariwe uhoraho, ariwe uwiteka. Yego bwoko bw'Imana turi muri cya kiganiro cy'uruhererekane n'ubundi turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego nk'ubwoko bw'Imana iki kiganiro twakizeho byinshi cyane bigiye byatambutse kuri uyu murongo n'ubundi wa Irera TV1. Yego ugiye mu bindi biganiro byatambutse ugenda ubonamo uruhererekane rw'ibi biganiro bivuga ku ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Iki kiganiro ni cy'agaciro kandi ni twigiramo byinshi cyane by'ingenzi, dore ko kiduhisha cyane kikanatwereka icyo tugomba gukora kugira ngo tutisanga mu byo tutagomba kuba turimo gukora, tutisanga twayobye ku cyo twakagombye kuba dukora. Uzi kugira ngo uba uri ahantu utagomba kuba uri aba ari ikibazo, cyangwa niyo waba uri ahantu ugomba kuba uri ukaba utarimo kuhakora icyo ugomba kuhakora. Rero nyirizina ibyo biganiro binyura kuri uyu murongo wa Irera TV1 tureba iby'ingenzi kandi by'igiciro kugira ngo tubashe gukora icyo nyirizina Imana yacu data wa twese wo mu gihugu cyo mu ijuru tube turimo gukora icyo tugomba gukora, tube turi aho tugomba kuba turi tuhakora n'icyo tugomba kuba tuhakora nyirizina. Rero turi muri icyo kiganiro cy'uruhererekane ku ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Niho n'ubundi turimo tureba kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi turareba kuri kino kibazo tunagisubize kigira kiti abantu bake cyane kuri iyi si bizera ko umuntu wese wanga kwiga ijambo ry'Imana azapfa. Ese nawe uri muri abo bake bizera ibyo? Turi hano nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Ibi byose tugomba kuza kubirebera mu ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Niyo ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi tugomba kuyibonera mu by'Imana yatumenyesheje byanditswe muri Bibiliya cyangwa mu gitabo cya Bibiliya. Rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ibyo ngibyo si ugushidikanya, si no kubyibazaho cyane cyangwa tubitekerezeho, uraza usanga ijambo ry'Imana naryo ribishimangira ribivugaho. Rero ubwoko bw'Imana dore ko nyirizina tudahwema kumenyekanisha icyo ubutumwa bwiza bwa Kristo kivuga cyangwa buvuga. Niho tugiye kureba igisubizo cy'iki kibazo, aho abantu bake cyane ku isi bizera ko umuntu wese wanga kwiga ijambo ry'Imana azapfa. Ese nawe uri muri bake bizera ibyo? Tugiye kureba igisubizo cy'ibi ngibi n'ubundi bigamije kugira ngo turebe, kuko ku ntego nyamukuru twabonye mu kwiga ijambo ry'Imana biri cyangwa ni bimwe mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turakomeza tugenda tubona amagambo abisobanuraho mu yo twamenyeshejwe n'Imana mu gitabo cya Bibiliya. Kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Niho tugenda tubona n'amagambo abishimangira aboneka mu gitabo cya Bibiliya. Niho turaza kubona nyirizina abantu bake cyane n'ubundi bizera yuko cyangwa bahamya ko umuntu wanga kwiga ijambo ry'Imana azapfa. Ariko uru rupfu ruba rurimo kuvugwa ahangaha ntabwo ari ukuva mu mubiri, yego, ahubwo ni urupfu rw'iteka ryose, urupfu rwo kuzabura ubugingo. Nirwo rupfu ruba rurimo kuvugwa nyirizina, dore ko n'ibyigisho by'ubutumwa bwiza
bitumenyesha cyangwa bituganisha kugira ngo tubashe gukira cyangwa urwo rupfu rw'iteka rube rwatuvaho. Yego, tugiye kureba ijambo ry'Imana rirasubiza kuri kino kibazo, ariko nawe ugiye muri komenti watugezaho igisubizo cy'icyo kibazo turimo twibaza. Abantu bake cyane ku isi bizera ko umuntu wese wanga kwiga ijambo ry'Imana azapfa. Ese nawe uri muri bake, uri muri abo bake bizera ibyo? Tugiye kureba ijambo ry'Imana ribikomozaho. Turareba mu Imigani ibice 5 umurongo wa 23 haravuga ngo azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Ijambo ry'Imana ribishimangiyeho, ngira ngo turibonyeho, ryerekana yuko ngo azapfa azize ko yanze kwigishwa, kuko yanze kwiga. Iyo turebye ijambo ry'Imana usanga mu biganiro byatambutse, ngira ngo nabikomojeho cyangwa nabivuzeho yuko Imana nyirizina yamenyesheje yuko igitabo cya Bibiliya, ibiboneka mu gitabo cya Bibiliya ari byo biza kutugeza ku mukiza ubasha kudukiza urwo rupfu rw'iteka. Umuntu rero utabashije kwiga ibyo ngibyo bibasha kudukiza urupfu rw'iteka cyangwa bibasha kutuvana mu rupfu rw'iteka, ntabwo yabona uko avayo kuko atamenye ikimuvanayo. Niyo mpamvu uwo muntu wanze kwiga cyangwa wowe wakwanga kwiga ibyakuvana mu rupfu rw'iteka, n'ubundi urugumamo ntabwo uruvamo, kuko ikikuvana muri urwo rupfu rw'iteka ntacyo uzi. Igihe wakimenye nibwo ugira gute, nibwo uvayo, kuko utamenye inzira ntabwo wayikoresha utayizi, inzira utayizi ntabwo wayinyuramo. Rero kumenya cyangwa kwiga iby'Imana yatumenyesheje biri mu gitabo cya Bibiliya nibyo biduhishurira inzira yo kuva mu rupfu rw'iteka tukaba bazima. Ariko umuntu wanze kubyiga ngo amenye iyo nzira imuvana mu rupfu rw'iteka, n'ubundi arapfa cyangwa aguma mu rupfu. Mwaho ijambo ry'Imana hano ribihishuye mwihangane mu Migani ibice 5 umurongo wa 23 havuze ngo azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Ngira ngo ijambo ry'Imana rirabisobanura mu buryo bwimbitse. Ngira ngo nk'uko tubiziranyeho cyangwa tubizi nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero aya mahirwe twagize yo kubasha guhurira kuri umurongo wa Irera TV1, cyangwa amahirwe ugize yo kuba wakumva kino kiganiro, ni iby'agaciro. Ntabwo natinda kubivuga cyangwa ngo mbikerense kuba nabivuga. Kuba wamenya aya makuru y'uko kwiga ijambo ry'Imana ari byo bibasha kuvana umuntu mu rupfu rw'iteka akajya mu buzima, cyangwa ubutumwa bwiza bukaba bwamuzura avuye mu rupfu twashyizwemo cyangwa yashyizwemo na Adamu. Ego, ni amahirwe tutagomba gukerensa, kandi mu gihe tubashije kuyamenya wiyihererana, yamenyeshe n'undi, kuko tubona ambulance ibasha kugeza umurwayi cyangwa ukeneye umukiza cyangwa ukeneye umuganga, imwihutisha byihuse kandi ikamugezayo kugomba kumukiza. Niyoba nikata ku ruhande, ahubwo imugezaho igomba kumugeza, kandi ikamugeza kukwiriye kumurengera. Natwe nk'ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana tubona mu byanditswe muri Bibiliya nibyo bibasha gukiza umuntu, nibyo bibasha kuzura umuntu, nibyo bibasha kuvana umuntu mu rupfu rw'iteka bikamwinjiza mu buzima buzima, bikabasha kumukiza urupfu rw'iteka. Rero niho dusanga kwiga ijambo ry'Imana ari intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ibi bintu wibikerensa wibifata nk'ibyoroheje, ni ibintu by'agaciro kandi bikenewe.
yego ndabashimiye bwoko bw'Imana dore ko mudahwema kubana natwe kuri umurongo wa Irera TV 1. Ndagukumbuza kugira ngo wige ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse kandi n'ubyihererane, menyesha n'abandi ko bagomba kubikora muri ubwo buryo n'impamvu zo kubikora. Wibwira umuntu ngo genda usome gusa, ahubwo mubwira uti mumenyeshe asome ku yihe mpamvu, yige Bibiliya ku bw'iyihe mpamvu. Nuko Bibiliya nyirizina ariyo ibasha kutugeza ku Mukiza ubasha kudukiza urupfu rw'iteka ryo kurimbuka, ahubwo ikatuyobora kugomba kudukiza akatugeza mu buzima buzima, akabasha kutuzura tukaba bazima tukabanaho na Kristo mu Mana. Yego rero bwoko bw'Imana, twe guhwema cyangwa gutuza kumenyekanisha ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Rero kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego twikubyihererana ahubwo tumenyeshe n'abandi, dore ko kuri umurongo wa Irera TV 1 twiga Bibiliya buri munsi. Ntabwo duhwema kwiga Bibiliya kuko twabonye yuko biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu, kandi biturutira kure cyane kuba twatinda muri byinshi tubona hanze ahangaha. Yego kuba twakora icy'ingenzi nicyo cy'agaciro. Bwoko bw'Imana ndabashimiye cyane, tuzasubira n'ubundi kuri kino kiganiro cy'uruhererekane ku ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turagenda tubona byinshi cyane. Yego ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.